hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana, haleluya, bizasohora. Uwiteka Imana ni umunyambaraga nyinshi, birasaba kugira ngo umwizere mu izina rya Yesu. Numufata nk'umunyambaraga, ibyo azagukorera ni iby'imbaraga. Numufata nk'umunyantege nkeya, ibyo azagukorera ni iby'intege nkeya. Imana itugirire neza. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, wabanye natwe uraturinda kandi watwitayeho, ntushyirwe hejuru. Komeza kutwitaho no kutwambika imbaraga. Amen. Imana ishimwe. Reka dusome amagambo ari muri Luka igice cya mbere n'umurongo wa 45. Luka igice cya mbere umurongo wa 45. Reka dusome. Kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Reka twongere muri Yesaya, turasoma igice cya 14 n'umurongo wa 24. Yesaya igice cya 14 n'umurongo wa 24 haravuga ngo, Uwiteka arirahiye ati, ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Uko Uwiteka yabitekereje niko bizagira gute? Bizasohora. Imana itugirire neza. Ndashaka kuvugana n'umuntu wese ufite icyo yavuganye n'Imana. Akwiriye nyine gusegasira iryo sezerano, akaritegereza yihanganye, akaritegereza akomeje gusenga, ntacike intege. Imana itugirire neza. Nkavugana n'umusore ufite icyo yavuganye n'Imana, cyangwa se umukobwa ufite icyo yavuganye n'Imana, ko agomba gutegereza yihanganye. Kandi icyiza cy'umusore cyangwa umukobwa wavuganye n'Imana ntabwo agenda akebaguza, ahubwo uwe iyaje, uwo Imana yamuteguriye abyiyumvamo. Imana itugirire neza. Ariko wa wundi utari ku isezerano cyangwa udafitanye isezerano n'Imana, agenda akebaguza, ameze nk'umuntu uri muri tombora, hibaza se mama yaba ari uyu, se mama yaba ari uyu. Imana itugirire neza kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nkashaka kubwira abantu bose mu ngeri zitandukanye, birashoboka ko uyu munsi Imana yakubwiye ko uzabona urubyaro ukaba utarabyara, ariko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Ushobora kuba warabisomye muri Bibiliya, ushobora kuba hari ubuhanuzi wakiriye. Ibyo byose ndashaka kugira ngo ubifate nk'ibyiringiro by'igihe kizaza. Ntuncike intege kubw'uyu munsi kubera ko nabonye igihe kibaye kinini. Abantu bajya barambirwa ugasanga mbese babivuyemo, ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo ukomere. Hari abakobwa nabo Imana yabwiye ati muzashaka, ariko uyu munsi imyaka ibabanye myinshi, ariko niba ubirimo neza ukaba wumva ufashe Imana nk'izabishobora, n'ubundi izabigukorera. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Icyo usabwa ni ukuyitegereza, icyo usabwa ni ukuyiringira, icyo usabwa ni ugusenga ukaba maso. Imana itugirire neza. Hari abantu uyu munsi bafite ikibazo cy'ubukene, inzara mu rugo, ibibazo byaravutse, ntari kubona icyaha abana, nawe ubwe ntari kubona icyo yihaye, ariko nagusezeranya nkakubwira ngo Uwiteka Imana aravuze ngo urahirwa kuba wizeye ko ubwo bukene uzabuvamo, kuba wizeye ko iyo nzara uzayivamo. Imana yacu itugirire neza kandi Imana ihabwe icyubahiro. Birasaba kugira ngo buri wese mu ruhande rwe abe maso, birasaba kugira ngo buri wese mu ruhande rwe yihangane. Ushobora kuba Imana yarakubwiye ati nzaguha inzu, uyu munsi ugatungurwa no kubona bari kugusohora mu nzu. Icyo nshaka kuvuga ni uko iyi Imana yakubwiye ikintu ukaba wumva ufite n'ibyiringiro, Satani ashaka kugira ngo arwanye ibyo bintu byo kuzaza ngo bikugereho, ashaka kugira ngo aguce intege. Wimuha urwaho rero, ahubwo izere ko ibyo umwami Imana yakubwiye bizasohora. Imana ishimwe. Muri Yesaya iki gice cya 45 naho haraduhumurije. Ni amagambo avuga kimwe, ntabwo navuga ngo nayo kuguca intege. Iki gice cya 14 n'umurongo wa 24 baravuze ngo Uwiteka Nyiringabo arirahira ati ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Bivuga nta na kimwe kigomba guhinduka. Haleluya. Nta na kimwe kigomba guhinduka. Niba Imana yarabigutekerejeho, birasaba kugira ngo wihangane. Ntiwite ku minsi urimo, ntiwite kuvuga ngo wenda waravangiwe, oya. Ahubwo birasaba gutekereza uvuge ngo
kuba Uwiteka ariwe bitekereje bizasohora, kandi Imana kuba ariyo yabivuze bizaba. Mwene data, ndakwingingira kugira ngo ube muri uyu murimo wihanganye, ibyo bibazo bibemo wihanganye, ibyo uhura nabyo ukabona mbese nta nzira, ibyo uhura nabyo ukabona ibibazo bibaye byinshi, aho kugira ngo bikemuke, ubundi iyo uri mu isezerano, aho kugira ngo ibibazo bigende bikemuka, birabanza bigakomera kurusha ndetse uko wasenze Imana bimeze. Ariko icyo nakubwira ni uko nyuma y'uko bikomera, imbaraga zawe zishize, imbaraga z'abantu zirangiye, imbaraga zo gusenga zishize, hazaho imbaraga z'Imana. Haleluya! Hazaho iki? Imbaraga z'Imana. Kuko burya imbaraga z'Imana ziza ahantu izindi zose zarangiye, kugira ngo uzavuge nyine gukomera kw'Imana. Ubundi si imbaraga z'Imana zagaragarira he Imana itaragutabaye bikomeye? Ko ari uko abenshi bashaka kugira ngo idutabare igihe kitaragera. Imana itugirire neza. Niba ari n'uburwayi ubona bukurambyeho, ubona bwagutesheje umutwe, ubona uhora kwa muganga, nagira ngo nkubwire ngo niba Imana yaravuganye nawe kuzakira, bitegereze wihanganye, wicika intege. Nubwo umubiri urimo gucika intege, ariko mu mutima ubugingo nibukomere. Imana itugirire neza. Reka dusoreze amagambo ari muri Ezekiyeli. Ni amagambo ari muri Ezekiyeli, ni igice cya 39 n'umurongo wa 8. Ezekiyeli turasoma igice cya 39 n'umurongo wa 8. Haravuga ngo dore biraje kandi bizasohora, uyu ni wa munsi navugaga, Imana itugirire neza. Haleluya! Navuga ngo ni ijambo rya nyuma Imana ivuze. Dore biraje, bya bindi Imana yagusezeranyije, dore biraje. Birashoboka ko wabonaga bikomeye, ariko dore biraje. Ntabwo bavuze mu gihe kizaza, ubu biraje. Bivuga ngo ku munsi wawe Imana nayo ubwayo izivuga. Nubwo uzaba warahuye n'ibikugora, ukabura n'intambara nyinshi, ugahura n'amagambo, ugahura n'abakuvuga, ugahura n'ibigukomeretsa, ariko umunsi wo gutabarwa dore ukumva Imana ivuga. Haleluya! Abantu benshi bazi ko ngo Imana ivuga, umuntu avuze ngo ni ubuhanuzi. Bibiliya nibwo buhanuzi bwa mbere Imana yahumetswe. Ubundi ubu nibwo bwizewe kuruta bwa bundi bwose tunyuramo. Imana itugirire neza. Ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, Ezekiyeli 39 n'umurongo wa 8 haravuze ngo dore biraje kandi bizasohora. Ubu wasanga hari umuntu utari bwakire ubwo buhanuzi. Bwakire mu izina rya Yesu. Dore biraje. Imana itugirire neza. Bizasohora. Uyu ni wa munsi navugaga. Haleluya, haleluya. Umunsi wageze utabarutse. Imana itugirire neza kandi Imana ihabwe icyubahiro. Dore biraje. Umunsi Imana yavugaga nawe uraje. Imana itugirire neza. Birashoboka ko watabarwa none, birashoboka ko watabarwa ejo. Icyo nakubwira cyo, birashoboka ko igihe wababaye ari cyo kirekire kurusha igisigaye. None rero ni gute ushobora gucika intege ukananirwa kwihanganira umwanya muto usigaye? Hari abantu rero bajya bakabivamo wenda hari hasigaye iminsi 10 n'urugero, cyangwa se ukwezi, nyamara babayemo imyaka. Imana itugirire neza kandi duhe imbaraga zo kwihangana. Imana iduhe imbaraga zo gukomera. Ni ukuri nkaguhumuriza mvuga ngo komera ushikame, kuko Imana yagiye ikora byinshi kandi twagiye tubonesha amaso. Turagushimye Mana yacu, komeza kubana natwe, komeza kutugirira neza, komeza kutwambika imbaraga, ukuboko kwawe kwiza kutubeho kandi utwambika imbaraga mu gihe cyose dutegereje amasezerano yawe. Urakoze kubyumvisha kandi kugiye kutwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Amen.